umwami aramubwira ngo nonaha ntabwo ari ejo utisubiraho ngo reka umuntu umwicaranye umubwire ngo ni nonaha. Ibi bitangaza bigiye kukubaho nonaha. Uyu mugisha ni nonaha. Aya mahirwe ni nonaha. Gutera sarapini, gutabarwa ni nonaha, kurengerwa ni nonaha. Yesu nashimwe. Narivuze ngo Yesu nashimwe. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana y'amahoro niduhana umugisha. Imana ibaha umugisha kubwo kuboneka mu nzu y'Imana. Uwiteka uyu mugoroba bishimire kandi abaremera umugisha ukwiriye. Amazina yitwa Niyonsenga Irene. Ashimye Imana data wa twese kwinyemereye kubana namwe kuri uyu mugoroba. Imana ibishimirwe. Yesu ashimwe. Hanyuma tudatinze reka tuganire ijambo ry'Imana. Hanyuma dusuhuje n'abari online nabo Imana ibaha umugisha. Tubahaye ikaze muri aya materaniro cyane ko hari abantu baba bambwiye ngo turi bubane. Nanjye mbahaye ikaze. Imana ibaha umugisha buri muntu wese ahari. Imana yashimye ko ahari uyu munsi wa none. Imana imuha umugisha kubana natwe. Tudatinze reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Igitabo cya kabiri cya Samweli. Turasoma igice cya 9. Turahera ku murongo wa mbere. Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 9 duhere ku murongo wa mbere. Haravuze ngo bukeye Dawidi arabaza ati mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba? Nawe ati ninjye umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati abahe? Siba asubiza umwami ati aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba umwami Dawidi. Ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati Mefibosheti. Aritaba ati karame mugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati humura kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Reka dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 7. Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 7. Haranditse ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuba, kuko ibyo umuntu biba ari byo asarura. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Munyemerere nsubiremo iri jambo. Haravuze ngo ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuba, kuko ibyo umuntu biba ari byo asarura. Imana y'amahoro iduhana umugisha.
amen. Aya magambo meza y'Imana niyo tugiye kuganiraho. Ndashaka tuganire ijambo rivuga ngo Imana igutabare ku munsi mubi. Ndasubiramo ubu buhanuzi. Imana yaremye ijuru n'isi. Imana ivuga bikaba, igutabare ku munsi mubi. Kubera iki? Ubutabazi ni bwinshi, ariko hari igihe ubutabazi buza utabukeneye cyane. Ndasubiramo iri jambo. Hari igihe ubutabazi buza ariko bukaza utabukeneye cyane. Kambanze sobanure iri jambo rikomeye tuvuze. Paulo yandikiye Abagalatiya arababwira ngo ntimuyobe. Imana ntinegurizwa isura, ngo kuko icyo munda biba nicyo asarura. Ntabwo naje kuvuga amahame yo kubiba no gusarura, ariko hari ihame rimwe nshaka kuvuga, rimwe ryonyine. Ni ihame rivuga ko iyo umuntu abibye akagira ibyago agapfa atarasarura, murabizi ko bijya bibaho. Imubizi ko hari igihe umuntu apfa ariko agapfa ataragira gute? Atarasarura. Ibintu nabonye umuntu abiba yapfa akajyana nabyo ni perime na diporome. Perime na diporome upfuye ajyana nabyo. Perime ndi wayisigira umuhungu wawe, diporome ndi wayisigira umuhungu wawe. Iyo upfuye biba bihwaniyemo. Icyo nivugiraga ni iki? Ihame iyo upfuye utarasarura ibyo wabibye, ntabwo rubanda basarura ibyawe, ahubwo ibyawe bisarurwa n'umwana wawe. Mu yandi magambo, nta muntu ushobora kubiba ngo azananirwe gusarura. Niyo we atasarura, umwana we azagira gute? Azasarura. Yesu ahabwe icyubahiro. Kuko imvuze ngo Imana igutabare ku munsi mubi. Umunsi umwe nigeze mbaganiza, ndababwira ngo amasengesho uri gusenga none Imana yakoresheje gutabara none, hari igihe wazasanga warahombye. Kubera iki? Mu buzima bw'umuntu ahora ibibazo, ariko nubwo uhorana ibibazo uhorana ntabwo bingana. Nk'aka kanya umuntu wicaye namubwira ngo ikibazo afite kiroroshye. Kubera iki mvuga ngo kiroroshye? Ubwo kitakwishe, ubwo kitatumye wirukanga ngo ukuremo imyenda ujye mu muhanda, kiroroshye. Ndashaka amasengesho usenga Imana yakubikira izayakoreshe haje ikibazo cyatuma upfa, izayakoreshe haje ikibazo cyatuma wirukanga ku musozi. Aba ari cyo gihe Imana izayakoresha ku buryo uzahagarara mu bantu
ukavuga ngo amasengesho nasenze Imana yayantabarishije ku munsi mubi. Nasomye ijambo ngira umwanya wo kuritekerezaho. Ni inkuru y'umugabo wa Morodekayi. Iyi nkuru irantangaza. Mu nkuru ziba muri Bibiliya zitangaje, iyi nkuru iratangaje. Nuko nyine iyo ibindi atari weho biri kubaho nta gaciro ubiha. Uzi ko Morodekayi yamenye ko umwami bagiye kumwica, akajya kurega abantu bari kugambana ngo bice umwami. Umwami agakora iperereza agasanga koko ba bantu barashaka kwica umwami. Ba bantu barabafata barabica, umwami ararokoka. Umva ikintu giteye ubwoba. Ibyo bintu Morodekayi yakoze babyandika mu gitabo cy'ubucurabwenge ko witwa Morodekayi umuyuda yatabaye umwami, ariko ntibamuhemba. Ngo ntibagira gutera. Namwe mukora ibibare murebe, ni gute umuntu atabara umwami akabura igihembo? Gute bishoboka? Gute amutabaye? Amukijije urupfu rwabazwe, ariko nta gihembo ahawe. Gute atabona igihembo? Ariko ikintu cyanejeje ngo nubwo batamuhembye barabyanditse. Haleluya, haleluya. Nubwo batamuhembye ariko barabyanditse. Reka mvugane nawe, hari igihe ukora ntuhembwe, hari igihe ugira neza ineza ntuyibone, ariko bikandikwa. Umwami aho kuzamura Morodekayi wamukijije urupfu, ngo azamura Hamani. Hamani ngo indebe ye barayizamura, ngo bayigeza ku rwego rusumba izindi ntebe ngo z'abandi bose. Ngo mu bubasha yahawe, Hamani yahawe ububasha bumwemerera ko ahantu hose azajya agera. Uwanyuze iruhande, karitsiye agezemo, urugo agezemo, bose bahagarika ibyo bari gukora bagapfukama. Ngo umunsi umwe anyuze ku irembo ry'ibwami, abari ku irembo barapfukama. Morodekayi aravuga ngo sinapfukamira umuntu, nzapfukamira Uwiteka Imana yonyine. Ngo akomeza guhagarara. Naratangaye. Uzi ko Hamani atigeze amenya ko Morodekayi atapfukamye? Kubera iki? Kubera ko ihame ry'isi umuntu urwanira icyubahiro n'utagifite. Ububasha Hamani afite ntibumwemerera kwirirwa amenya niba bapfukamye cyangwa batapfukamye, kuko arabizi ko yabuhawe. Ahubwo abantu bari kumwe na Morodekayi bapfukamye nibo bagiye kubwira Hamani ati havutse ikibazo, twebwe turapfukama ariko twabonye umuntu udapfukama. Umva ukuntu ngo Hamani yavuze, yarabavuze ngo ese birashoboka ngo ko muri iki gihugu haba umuntu utinyuka gusuzugura itegeko ry'umwami? Bivuga ngo nawe yarazi ko bidashoboka. Baramubwira ati turakurahiye, umuhungu yararahiye, twaramuhuguye ngo azapfukame, yaraturahiye ko atapfukama. Hamani ati kambisuzume. Ngo arongera amunyuraho, none hamunyura nko mucunga. Abari kumwe na Morodekayi barapfukama, Morodekayi asigara ahagaze.
icyubahiro ni cy'Uwiteka. Ngo Hamani biramubabaza, ngo ahita afata gahunda yo kwica Morodekayi. Ngo ariko agira igitekerezo avuga ngo nica Morodekayi ndaba mpombye, ngwiye kumwicana n'abayuda bose. Uwitwa umuyuda wese agomba gupfa. Ngo ajya gusaba inzandiko ibwami. Inzandiko barazimuha, bateraho na kashe, bemeza yuko abayuda bazapfa, n'umunsi wo gupfa bawushyiraho. Umva rero ahandi Imana ibera igitangaza. Yesu ashimwe. Icyo mu nda biba nicyo asarura. Imana ibona ko abayuda bagiye gupfa, ibona ko Morodekayi agiye gupfa adasaruye neza yabibye. Ngo umwami agiye kuryama abura ibitotsi. Ubundi umwami abura ibitotsi, ahamagara abanyabwenge b'ibwami arababwira ati muze hano, nabuze ibitotsi, mushaka uko munganiza ndebe ko nasinzira. Ababyina barabyina birabiha, abaririmba bararirimba birabiha. Muza n'ibitabo musome. Bajya gusoma bikabiha. Bahamagaza igitabo cy'ubucurabwenge bagiye gusoma, ngo basanga handitse ko uwitwa Morodekayi umuyuda ngo yigeze aburira umwami, ngo bagiye kumwica. Ngo babigenzuye ngo basanga nibyo, ngo umwami arakira, abagombaga kumwica barapfa. Umwami ati ndabyumva. Umwami ategereza ko bavuga indi nkuru kuri Morodekayi, arayibura. Arabaza ko mudakomeje, bati naho birangiye. None si ntabwo bamuhembye? Abandi ati reka da. Batiki ko numvishe yaratabaye umwami, haba nta gihembo ndi kumva, ntabwo bigeze bamuhemba. Abayobozi ati wapi, cyeko bategetse ko tubyandika. Muracyahari, muracyahari. Umwami akijijwe urupfu rwabazwe, uwamukijije ntabwo ahembwe. Nabirirwa baririmbira umwami bahembwa, kabishwe umukijijwe urupfu. Umwami arabaza ati noneho mbabaza, umuntu uri hanze ninde? Baramubwira ati umuntu uri hanze ni uwitwa Hamani. Umwami ati ni Hamani? Bati muhamagare Hamani yinjire. Ngo Hamani arinjira. Ese ikintu kizanye Hamani murakizi? Hamani aje mu nama yo kwemeza uko abayuda bose bagomba gupfa, mu nama yo kubwira umwami ko umunsi wo gupfa kw'abayuda bawurangije, byarangiye. Umwami amenya ayo matangazo. Ku munsi wo gupfa kwa Morodekayi niwo munsi umwami abuze ibitotsi. Hamani ageze ibwami. Umwami abajije Hamani ati Hamani ndashaka ungira inama. Hamani ati nubundi nyakubahwa ndi hano ngo ngugire inama. Umwami aramubaza ngo umuntu umwami yubaha nshuti z'Imana, iyo dusoma ijambo duhera mu nkuru, abantu bakumva inkuru ntibumva agaciro k'ijambo. Ntibibaho
ntibibaho. Umwami ni nyakubahwa, ntabwo ari nyakubaha. Nicyo bita ishyano. Umwami ngo tuvuze ngo iki? Umuntu umwami yubaha, no si no kumukunda, ni ukumwubaha. Ngugishije inama umuntu umwami yubaha, niki bamukorera? Isi yose, abaturage bose bakamenya ko uwo muntu umwami amwubaha. Hamani kuko intebe yewe yari izamuwe vuba kandi ari ku gasongero karuta abandi, ahita akora imibare, aravuga ati nta wundi muntu umwami yubaha utari njyewe. Umwami ati mbwira niki uwo muntu twamukorera? Hamani avuga, yavugaga ibiri ku mutima we, akeneye ko ari byo akorerwa kuko yarangije kumenya ko ari we. Ngiye kuvuga ikintu gikomeye mu nyumve. Ayi nyiringabo Imana we, ngorere ku muntu ukwicaye iruhande umumbwirire ngo mu buzima bwawe ukeneye Hamani. Ukeneye nde? Kuko Hamani afite amakuru udafite. Ndabinginze ngaho namwe nimukora imibare. Iyo umwami adahamagaza Hamani, agahita ahamagaza Morodekayi, akabwira Morodekayi ngo Morodekayi, niki wumva nagukorera? Morodekayi yari gusaba iki? Ibintu yari gusaba ibingana n'ibitekerezo bye, yari bigusaba ibingana n'ubuzima arimo. Yari kubwira umwami ati untabaye wangura kwa ririya rembo. Rega ari umuntu babajije, baramubaza ngo bakugize perezida niki wakora? Arababwira ngo nahera ahantu hose bacuruza ibigage, ngahera ku murongo bafungura nsogongera, bafungura nsogongera. Umva nawe umuntu ukeneye kuba perezida ngasogongera ibigage. Ubwenge bwe, ibitekerezo bye, naho ubutayu burimo ni ibigage. Kandi uriya ndimo umuseke. Nawe bakubajije ngo tugukorere iki, iryo hurizo warisubiza hashize igihe. Wamara kuvuga ukavuga ati data we, reka mvuge n'ikindi. Ati bureka nsubiremo. Kubera iki? Iyo umuntu ashonje amaso yabona ibiryo gusa. Iyo umuntu ari umushomeri amaso ye abona akazi gusa. Iyo umuntu ari umupangayi amaso ye abona inzu gusa. Ukeneye umuntu wageze aho utaragera. Ukeneye umuntu ufite amakuru. Hari ahantu nigeze kujya nagiye mwivuga butumwa naryo riraryoha. Sinababwiye ko nigeze njya kubwiriza ahantu ku Kibuye, none bakangodeshereza hoteli, hanyuma bakanzanira ibiryo, babishize ku meza, guhitamo bikananira. Ndabizenguruka amahitamo birananira. None icyo gihe nari nzi ngo nabonye ibiryo. Kubera iki? Ubuzima nari ndimo nari mbonye ibiryo. Mu minsi ishize rero mbere ko kujya kubwiriza mu gihugu kimwe naho mbona ibindi biryo. Hari igihe umuntu avuga ngo yarariye ariko basuzuma mu bariye bagasanga aracyari umunyenzara. Ntabwo nari nzi ko habaho inanasi ikaranze mu mavuta. Ngaho we yiriyeho natera urutoki ndebe. Inanasi ikaranze hehe? Mu biryo haba ibiryo.
hari ahantu utaragera, hari amakuru udafite, nasikaranze. Narumiwe n'ukuri kw'Imana. Imana ni igitangaza. Hamana tumva mwami umuntu wemera, umva ikindi ukwiye kumukorera. Bafata ikanzu yawe imujya wambara ku minsi mikuru iruta iyindi, bayimwambike ku mibyizi. Ayiwa Yesu we, bayimwambike. Kabiri, ufate ikimenyetso cy'impeta yawe, bayimwambike. Gatatu, bategura ifarashi yawe ujye ugendaho mu birori, bayimwicazeho ayigendeho. Icyakane, hatagira undi muntu umutwara, ahubwo umuntu urusha abandi icyubahiro mu gihugu aba ari we ugenda umutwaye. Umwami ati nta kindi kintu wumva usize, ibyo birahagije. Hamana aravuga ati ibi bibaye ku muntu, amateka ye yaba ahindutse. Umwami aramubwira ngo nonaha, ntabwo ari ejo, utisubiraho ngo arareka umuntu mwicaranye umubwire ngo ni nonaha. Ibi bitangaza bigiye kukubaho nonaha, uyu mugisha ni nonaha, aya mahirwe ni nonaha, gutera sarapini, gutabarwa ni nonaha, kurengerwa ni nonaha. Hatabuzemo na kimwe. Genda ubikorera umuyuda witwa Morodekayi, uba ku irembo. Ndi kuva hari umuntu ngiye guhumuriza we, abantu bari online muraho. Hari umuntu ngiye guhumuriza, mbwirira umuntu mwicaranye ngo umwami ndi yabajije aho Morodekayi aba, umwami ndi yabajije aho aba. Nubwo Morodekayi yaruhiye ku irembo, agatinda ku irembo, umwami yaraza aho ari. Namwe mwasomye ijambo rivuga ngo kurira kwararira umuntu, mwe ntabwo mubyumva. Uzi ko Morodekayi yabyukiye ku izamu, kandi naho akaharinda atari tayari, afite amakuru ko ari bwicwe n'abari kumurwanya. Yahahamutse, yajya kubona akabona uwari kumuniga aje amwegereye. Buriya kandi mwebwe hari ikintu mutazi, imodoka itwara nyakubahwa ihabwa agaciro ari uko ayicayemo. Imodoka itwara nyakubahwa ihabwa agaciro ari uko agize ute, ahicayemo. Buriya umupolisi uri mu muhanda ntabwo agaciro ke ari ibiro afite, ahubwo agaciro ke ni imyenda yambaye. Iyi myenda y'umwami ntiwayizana kenyege, ugomba kuyiterura nk'imyenda y'umwami.
uwiyambitse nawe ukamutwara nk'umwami. Moridekayi agiye kubona abona Hamani ari kumubwira ati aragukeneye. Undi ati umutwe barawuciye tu. Ngo bamugeze ibwami abona bari gutegura ifarashi. Agiye kubona abona bazanye ikanzu. Iyi kanzu ntiyayoberwa kuko yakoraga ibwami. Babona barayimwambitse ati noneho bagiye kunyica neza. Agiye kubona abona bazanye n'impeta. Baba barayimwambitse. Babona ifarashi barayumwurije. Noneho ikintu cyaje kumutera ibitangaza agiye kubona abona Hamani yicaye aho shoferi yicara. Murahari? Kandi ihame rya shoferi iyo wamwishyuye ayawe ari shoferi wawe, kiraziririzwa guhaguruka utamubwiye ngo tugende. Iyo utamubwiye ngo tugende arategereza akatubaza ati nyakubahwa mwarangije kwitunganya tugende? Mwe nta makuru muri kumva. Uzi ko bivuga ngasa nuri kubireba. Moridekayi ati nyine ngaho tugende. Iyo ajya ntahazi. Kandi itegeko bategetse kwamuzengurutsa igihugu cyose, abaturage bose bakamenya ko uwo muntu umwami amwubaha. Kondisiyo itegeko ibwiriza umwami yatanze yavuze ngo uwo muntu uri bumutware ntabwo aratwara acecetse, arazenguruka agenda avuga. Nagera hari abantu agabanya umuvuduko, bafungura ibirahuri abantu barebe, arangurura ati dore uko uwo mwami yubaha bazajya bagira gute bamugenzereza. Akazi kabi kabayeho kuva isi yabaho ni akazi kakozwe na Hamani watwaye umuntu akagenda anasakuza igihugu cyose, ariko Imana izi guhana. Uriya hari ibindi Imana ibona bizaguruka ikabica amababa. Naravuze ngo nk'ubi hakabaho nk'impamvu ituma njyewe Irene mbinduka Moridekayi. Hamani yabagize ibyago. Nukumunyuza kuri karitsiye ngamubwira ndi gabanya umuvuduko hanze mbepera abantu bamenye ko ari ngewe. Mwe ntimwabyumva. Buriya rata Moridekayi ageze ku irembo, bamusohoye ku irembo bamuzengurutse iruhande rwa babandi bamureze. Ntiyababwiye ati mugabanye umuvuduko mbanze mbasuhuze mbabwire ko Imana niki nashakaga kuvuga. Ku munsi wo gupfa kwa Moridekayi niwo munsi Imana yamwishyuriyeho ineza yabibye atabara umwami. Imana yaremye ijuru n'isi, Imana ivuga bikaba, igutabare ku munsi mubi.
ku munsi w'ibyago byawe Imana iseruke, ku munsi wo gukorwa n'isoni Imana iseruke, ku munsi wo gusuzugurwa Imana ikubahishe. Abanyumvisha baribo batera haleluya. Basomye inguru Dawidi amaze kwica Goliyati, yahuye n'ikigeragezo cyo gukundwa n'Abisiraheli. Ngo abagore bararirimba baravuga ngo Sawuli ngo yishe igihumbi, ngo ariko Dawidi ngo mwene Yesayi ngo yishe inzovu. Ngo ayo magambo arakaza umwami. Ngo umwami aravuga ngo niba mwene Yesayi batangiye kumwogeza kuriya, ikibura ngo bamubwire umwami nikiye. Ngo atangira kwanga Dawidi, ashaka uburyo azamwica. Ariko Sawuli yagiraga umwana witwa Yonatani, umwana ufite iyerekwa, umwana wuzuye umwuka wera. Yitegereza Dawidi, areba ibintu Dawidi yakoze, abona umwana w'imyaka 16 wishe umugabo abajenerali bananiwe. Aravuga ngo uyu mwana ntabwo ari umunyembaraga, ahubwo hari Imana imurimo. Aravuga ngo kuva Imana iri muri uyu mwana ndamwikomezaho. Nubona umuntu uri mu Imana ntazagucike. Jya wikomeza ku muntu uri mu Imana. Umuntu Imana yahamagaye ntukamurekure kenyege. Umuntu wuzuye umwuka wera agakoreshwa n'Imana ntukamurekure kenyege. Aravuga ngo ndaba inshuti. Hasa dore intambara rero. Umwana yanga umugabo yanga Dawidi, umwana akunda Dawidi. Umva uko Imana ari igitangaza. Bibiri avuga ngo Dawidi na Yonatani ngo barakundanye, ngo bakundana urukundo rurenze ngurw'abagore bakunda abagabo. Bibiri avuga ngo barenga n'urwo rwego, ngo bahinduka agati gakubiranije. Yonatani yakunze Dawidi agera ku rwego azajya agendana na Dawidi. Ariko havuka ikibazo. Havutse ikihe kibazo? Iyo Dawidi na Yonatani bagendanaga, abantu bubahaga Yonatani, ariko Dawidi bakamufata ng'umugaragu. Kandi Yonatani we yagize iyerekwa, amenya ko Dawidi azaba umwami. Aravuga ati aba bantu ntabwo bazo barimo basuzugura. Kabiri, kandi uyu muntu basuzugura ndamukunda. Aravuga ngo ngiye kumuhesha agaciro. Muranyumvishe? Ngiye kumuhesha ngo icyambere afata ikanzu ye y'ubwami, umwana w'umwami igikomangoma, ayambika Dawidi. Afata ingota ye ayambika Dawidi. Afata umuheto we n'icumu abiha Dawidi. Uzi icyo bivuze? Biravuze ngo ahantu Yonatani azongera kujyana na Dawidi, ntabwo Dawidi bazamufata nk'umugaragu, kuko yambaye ikanzu imwerekana nk'umwana w'umwami. Uko niko Kristo yiyambuye icyubahiro. Iyo tugumana na Yesu, Yesu akagumana icyubahiro, yari kuba dukunda ariko abantu bakadusuzugura. Kugira ngo batadusuzugura, yiyambuye icyubahiro arakitwambika. Yiyambura kudapfa arakutwambika. Yonatani ntabwo akeneye ko bamwubaha kubera ko yambaye imyenda. Yonatani yambara imyenda atayambara n'umwana w'umwami. Ariko Dawidi iyo yambaye imyenda y'umwana w'umwami, babona ari umwana w'umwami, amuhesha agaciro. Haleluya.
uru rukundo Dawidi yakundanye na Yonatani nirwo rwaremye aya mateka twavuze ngo icumu ndabiba nicyo asarura. Igihe kiragera Dawidi ajya mu ishyamba, Yonatani aba umugabo, Yonatani arabyara. Yesu ashimwe. Bibiliya iravuga ngo mu ntambara Sawuli yarwanye n'umuhungu we Yonatani, Sawuli arapfa, Yonatani arapfa. Barimo bahunga, umugaragu wa Sawuli aheka uyu mwana twabonye witwa Mefibosheti, aramuheka ngo bari mu nzira, aranyerera yikubita hasi, umwana aravunika abikimuga. Bamuhungishiriza i Lodebari kwa Makiri mwene Amiyeli abiyo. Imana ifata Dawidi nkuko yabimusezeranije, imuha ubwami, aba umwami w'Abisiraheli. Imana ishimwe. Reka ngubwire, Imana irazirikana. Imana igira gute ngo Dawidi ari ku bwami aguwe neza, ngo yibuke inshuti ye Yonatani. Aravuga ngo ubu bwami nakabaye mbusangiye na Yonatani inshuti yanjye. Ariko ikibazo, Yonatani yarapfuye. Ngo arabaririza ngo ndashaka kubabaza, haba hari umuntu warokotse nubwo abandi bapfuye bashize, ariko ntawacitse ku icumu akaroko ku rupfu wo mu muryango wa Sawuli? Nashaka bari mwene wabo wakuri, ariko abaruwe kwa Sawuli. Mugirire neza, mwiture ineza nagiriwe na Yonatani. Ngo babwira Dawidi, baramubwira tumva rero ayo makuru ntayo twamenya, ariko kwa Sawuli habaye umugaragu witwa Siba. Uyu Siba tumuhamagaje yaduha amakuru. Kumbi ngo uyu mugaragu witwa Siba yagejeje Yonatani i Lodebari. Aka kandi mwumve karatangaje, amugejeje i Lodebari amusigayo, aza kurya iby'uyu mwana, aza mu byabo mu by'uyu mwana. Umwana i Lodebari ari kurya akawunga kakagira isosi. I Lodebari ibikabutura byamucikiyeho. I Lodebari kwa Makiri yarahasonzeye, yarahakeneye. Imitungo ya se n'iya sekuru Siba yirimo. Ngo umwami ahamagaza Siba, abaza Siba ngo niko Siba, haba hari umuntu warokotse wo mu muryango wa Yonatani? Mugirire imbabazi z'Imana. Umva, iki nicyo gituma ngunda ijambo. Iki nicyo gituma ngunda ijambo. Umva icyo ngundira ijambo. Kubera ibintu Sawuli yankoreye, nta muntu w'iwabo natabara. Ariko kubera Yonatani ngiye kumugirira imbabazi. Ariko imbabazi mugiriye si izanjye, ahubwo ni imbabazi z'Imana. Mu yandi magambo, ngiwe nta mbabazi mufitiye, ariko kubera Imana ndazigize. Ngo uwitwa Siba, ukundu twasomye haratangaje, ngo ahita abwira Dawidi, aramubwira ngo yewe ngo arahari, ngo ariko amugaye ibirenge. Yemwe bene da, ko babajije niba hari iby'ubumuga, barabibajije.
dufite abantu babaza amakuru yacu bagatanga nayo batababajije. Kangubwire burya wakabaye waratabawe kera byishwe n'abatanze amakuru yawe batanga nayo batababajije. Hari uwasigaye arahari ariko amugaye ibirenge. Kuki yavuze ngo amugaye ibirenge? Kuva Dawidi yaba umwami nta muntu ufite ubumuga wigeze ugera i Yerusalemu. Ntiyari yemerewe ikimuga cyose kugera i Yerusalemu, siba kugira ngo akomeze ajye ibya Mefibosheti. Ashora ubumuga bw'umwana ati ni ikimuga, nubwo wamukenera ariko ni muri babandi batemerewe kuza. Ikasanga icyo se w'umwana yubatse gifite imbaraga kurusha ubumuga. Icyo se w'umwana yubatse, igikorwa yakoze gifite imbaraga kurusha ubumuga bw'umwana we. Dawidi by'ubumuga ntiyabitindaho, ahita amubwira ngo uwo mwana ari hehe. Si baramubwira ngo ari Lodebari kwa Makiri mwene Amiyeli. Umwami aravuga ati nona umurahari ko shoje, nona muhamagara uwo mwana azibwama, mugirire imbabazi z'Imana ku bwasi. Haleluya. Bibiri avuga ngo bakura Mefibosheti i Lodebari kwa Makiri mwene Amiyeli bamuzana ibwami. Ngo ageze ibwami ngo agwa hasi yubamye, yubamira umwami. Umwami aramubaza ngo ni wowe Mefibosheti? Aramubwira ngo ni njyewe databuja. Aramubwira ngo humura, humura, wigira ubwoba. Nibutse imirimo ya so, nibutse kugira neza kwa so, nibutse urukundo yankundaga. Humura, ntabwo upfa. Abapfuye barapfuye, wowe ntabwo upfa. Mbuza abarokore banyumva ngo bavuge ngo amina. Mbabwira akantu karyoshye soze, mbabwira akantu karyoshye. Nta muntu ufite ubumuga wari wemerewe kugera i Yerusalemu, ariko imirimo ya Yonatani yatumye Mefibosheti abibwama ari ikimuga. Ndagira ngo mvugane nawe, Imana ikwinjiza aho abandi batemerewe kwinjira, Imana ikwicaza aho abandi batemerewe kwicara, Imana iguha ibyo abandi batemerewe. Haleluya. Iguha ibyo abandi batemerewe, ikugeza aho abandi batemerewe kugera, ikwicaza aho abandi batemerewe. Umwami aramubwira ngo icyakabiri, ndagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru wawe Sawuli ku bwa Yonatani. Muri iri teraniro Imana iguha ibyawe bakunyaze. Itegeko ry'umwami, itegeko ry'umwami rigiye kuguhesha ibyawe, rigiye kuguhesha umugisha abadayimoni bakunyaze. Itegeko ry'umwami rigiye kuguhesha iby'agaciro wanyazwe. Ko mfashijwe shoje, ko mfashijwe shoje. Icyagatatu aravuga ngo guhera uyu munsi ntuzajye ibitetswe n'abagaragu bawe, ntuzajye ibyo mu murima wawe,
uzajya usangira nanjye, uzajya wicara ku meza y'umwami. Haleluya! Imana iguhindurira ameza yo kwicaraho. Dawidi yuzuye umwuka wera aravuga ngo Uwiteka anteguriye ameza imbere y'abanzi banjye. Yo! Mefibosheti yateguriwe ameza imbere ya Siba wamurwanije. Imana igutegurira icyubahiro imbere y'abagusuzuguye. Shimwa Yesu. Ayiwe. Icyakane ndashoje. Ahita avuga ngo Siba, uhereye igihe wasaruriye ibya mwene shobuja, uzi ko ababariye Lodebari, ugatuma babara ibyo kurya bihari, agasuzugurwa uri kurya ibye, nanjye nguhaye igihano, wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe n'abaja bawe mwese muhindutse abagaragu ba Mefibosheti. Ntabwo munyumvise? Uzi ko hari igihe Siba yicara mu kazi kawe akagira ngo yarakagabanye, Siba akagutwarira urugo ukagira ngo niwe warwubatse. Ibintu Siba yajyanye byose bagiye kubimwambura babikugarurira. Ibyawe Siba yajyanye bagiye kubigarura. Umwami aramubwira ngo kandi wowe n'abana bawe n'abagore bawe n'abaja bawe muhindutse abagaragu ba mwene shobuja kugira ngo azabone ibimutunga. Mukora imibare ko azajya arira ku meza y'umwami, ibimutunga bikenewe mu bye nibihe? Muzi icyo bivuze? Ni ukuvuga ngo Mefibosheti agiye kugira umugisha udakorwaho, kuko ntabwo azajya guhaha ararya ibwami, ahubwo abaja bo bazajya babyinjiza babike, babyinjiza babike, babyinjiza babike. Agiye guhinduka umuherwe udakorwaho, udakora kucyo yungutse, kuko we ari mu mubare w'abagomba kurya ibwami. Imana ikuremere umutungo udakorwaho, ikuremere umugisha uhora wuzuye udakurwa. Munyemerere dusenge. Ibi byabereye iki? Senge. Kuki byabaye? Kuki isomo tugize? Ineza ya Yonatani yasaruwe n'umwana we. Umwana we yageze guterata yarayisaruye. Hanyuma rero mwebwe ntabwo ndi buvuge ngo abana banyu basarure, kuko muracyariho. Yego rata, ndagira ngo ikintu wakoreye Imana, imigisha yose wabibye mu murimo w'Imana, imigisha yose wabibye bitewe no kubaha Imana, guhera za 2 warabibye, 2020 urabiba. Ndi kumva hari umuntu ndi guhanurira, umwuka ari kubinyemeza ko hari umuntu ndi guhanurira. 2025 ni umwaka wo gusarura. Ugiye gusarura. Wabibye abantu baguseka, urabiba bakuvugiriza inturu, urabiba batabibye mu zuba, urabiba bati imvura izabijyana, urabiba bati izuba rizabitwika,
urabiba bati inyoni zizabitoragura, ariko umwuka w'Imana arimo aranyemeza ngo mbanurire ubuzima bwawe, ngo ubwire ngo ibintu wabibye 2025 tugiye gusarura, twabibye turira ariko tugiye gusarura duseka. Haleluya! Ugiye gusarura, umwuka arimo arabinyemeza ko hari abantu bagiye kubona umusaruro w'ineza y'Imana, abantu bagiye kubona umusaruro w'ineza y'Imana. Waratuye bavuza induru, utanga icya 10 bavuza induru, abandi bati jya uyatanga ariko reka usarure bareba. Nongere ngubwire ko iyo umuntu yabibye asarura batabaribye bareba. Abashungerezi bagiye gushungera, bareba imirimo y'Imana ku buzima bwawe, bareba Imana ikugirira neza. Ninde umuntu wumvisha aribye ngo atere haleluya? Ushimwe ndagushimye uwera, ndaguhimbaje. Witwa ishobora byose, witwa rubasha. Ntawe kwiringiye ngo akorwe n'isoni, ntawe kwiringiye ngo amware. Buri muntu wese waguhanze amaso, wamuhindukiye umucyo, umuyobora mu nzira ntiyayoba. Abo wayoboye wabagejeje mu mahoro, abo wabagejeje mu mahoro wabahaye ibyishimo, abo wahaye ibyishimo wabahaye ubutabazi. Ndagushimye. Uvuze kuje guhemba, uvuze ko abantu bagiye gusarura, uvuze ko abantu bagiye kubona imigisha. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirihimbazwe. Ugiye kutwicaza ku meza y'umwami. Igihe cyari kinini twicariro de bari ntawe utubona, tuririro de bari tudahaga, ariko tugiye guhagira ku meza y'ubwami. Tuzajya tujya igitondo n'ikigoroba, amanywa na saa sita. Mana nyiringabo we, turagushimye ko turemeye amashimwe, kandi abantu bakaba bagiye guhura n'imigisha yawe, bagiye guhura n'ukuboko kwawe, kubera ko bivuzwe n'ijambo ryawe. Nyemerera buri muntu wese iri jambo riherekeze, iri jambo riremesha imirimo n'ibitangaza, abone ukuboko kwawe. Ijambo ryawe ryavuze ngo nonaha telefone zacu zasona, tugasangamo akamesaje karyoshye. Nonaha telefone zacu zahamagarwa, tukumva inguri nejeje umutima. Nonaha igitangaza cyaba. Nonaha baduhamagara ko imirimo ibonetse. Nonaha nyakubahwa, bireme nonaha, ubireme nonaha, kugira ngo tuzakaruke dufite amashimwe. Mana nyemerera kuko umwuka binyemeje iri teraniro abantu bazagaruke bafite amashimwe by'uyu munsi, bafite amashimwe. Umuntu uteranye uyu munsi azagaruka afite ishimwe. Umutunguzi ikimenyetso, umutunguzi ikimenyetso, umutunguzi ikimenyetso cy'imirimo yawe, umutunguzi igitangaza, kibi ikimenyetso cy'ukuri Imana yabanye natwe, kibi ikimenyetso cy'ukuri Imana yavuganye natwe. Ndagushimye ko abantu bazabyigana bashima, abantu bazabyigana bavuga imirimo yawe, abantu bazabyigana babonye igitangaza. Nyemerera buri muntu wese azabumburira umuntu, kandi uko mbavuga nanjye ntunyibagirwe, nanjye nzavuga imirimo yawe. Urakoze kubikoze, urakoze kubikoze, mu izina rya Kristo Yesu wa Nazareti, amen. Umuntu kuri ruhande mubwire ngo itegure gushima Imana yabyemeye. Mubwire ngo Imana yabyemeye, mubwiye ngo Imana yabyemeye. Hari akandi Imana igiye kukuremera, hari ikindi Imana igiye gukora ku buryo kizaba ikimenyetso cy'uko Imana ivuganye nawe. Sinzi umuntu ugiye kugutungura,
sinzi icyo Imana igiye gukoresha, igiye kugutungura. Umwuka w'Imana avuganye nanjye, arambwiye ngo abantu bagiye gutungurwa muri iyi minsi, bagiye kubona ineza y'Imana. Uzaza ubivugira ngo nahuye n'igitangaza. Icyubahiro n'ikibi cy'Uwiteka. Amen.